Zina yazari kuko nuko nyine umuhungu amanuka akajya hasi mu maguru y'umukobwa akagira akazi kandi akora yakoresheje umunwa wow waduha nk'urugero ukoresheje ibimenyetso ariko oya na ibimenyetso bifite byo gukoresha oya na marenga ushaka gukoresha amageste ukuntu n'ururimi nibyo ngibyo iyo niyo geste Katmi oya n'ururimi mani nicyo kintu wumva wakunze mu buzima bwawe uri gukora sex urumva byari ubwa mbere byaje ari ibintu bimeze nka surprise bitunguranye kandi byiza ntago se byigize bigutera ubwa cyangwa se wumva ufite isoni urumva isoni narazigeze yakongeza aho ngana njya kwenjinga igikorwa wala utangira kugenda ufiringa ibihe byiza urimo cyane ndagira ngo nkubaze byibuze ni ikihe kintu mu buzima uzakumbura mu rukundo wagize ni ikihe kintu utazakumbura mu rukundo wagize shaka kubyo nazakumbura narabeshywe mani narabeshe nge nigeze gutetana n'umujama nanje arambwa ngo shaka kuzaza mu rugo mani arambwe nyine we yifuzaga ko tubana arumva yari umusirikare avuga ngo ari kwanga kujya Kongo ibintu nk'ibyo ngibyo ashaka kuba nyine yaza mu rugo ngo tubanze ahure na famille yanjye dukora umurenge mbere yuko agenda bro jamo munsi wo kuza aho ndamutegeza nabiteguje mu rugo inshuti za mama zihari abandi ba famille nabo bahari bro jama yarabuze oya ariko ushobora kuba ari impamvu z'akazi oya nta mpamvu z'akazi zigeze zibaho yarambwiye ngo ahantu yarari ngo yabuze transport muzana ndamaza imodoka ngambwa ngo yabuze transport muzana nyaminzi twazo zitabaho pe okay so naho mu byo nzakumbura cyabisigaye byose nzabikumbura mana siko byari ibihe byiza nta gihe na kimwe kitabaye kiza kuri wowe si ibyo ngibyo time yose wamarana n'umuntu ukunda umuntu nyine ukwitaho umuntu bitaho umuntu ari uwawe wanyawe kuri muri icyo gihe iyo time iberi y'agaciro nta mpamvu yo kuba yavuga ati director mvuge ngo ntabwo nabyishimira wapi bari ibintu byo kwishimira yego none se ndashaka ko kwibariza tukira aho ngaho byibuze ukurikije uko ibintu bimeze ukurikije nyine aho isi igeze byibuze uba wumva aba bantu uramutse ugiye mu rukundo wakundana nande umusaza umujene cyangwa umugabo wubatse ufite undi mugore akakugira umugore wa kabiri bose bafite amafaranga najya wijya kubi bose bafite amafaranga bose bafite amafaranga angana se cyangwa umwe agiye afite menshi arenza yundi ntacyo reka turebe urabone umuntu arashaje sibyo kandi ibitekerezo by'umuntu mukuru biba bitandukanye n'iby'umwana ashobora buri ushakanye n'umuntu mukuru aba yumva wanatekereza nkuko atekereza rimwe na rimwe ukaba wagenda nkuko agenda nyine ukifata nkuko agomba kwifata kandi urumva ntago byahura n'imyaka ntingana ubu gishyushye ubu gishaka kugira utuntu wikorera iki n'iki n'imyambarire urumva ntago mugomba guhuza afite amafaranga menshi sibyo noneho ugasanga umugabo wubatse nawe afite nka andi menshi ntago tuvuze umubare noneho ugasanga hari n'umujeni urumva nawe arayafite aringaniye wowe nibwo bagitangiye kuyageraho kandi wapi nyine we hitamo umbwira ati najya ku mugabo ufite amafaranga ariko ufite n'umugore akangira wa kabiri ariko unyitaho cyangwa se najya ku musaza unyitaho urumva ampana kondisiyo cyangwa se nakwigira ku mujama ufite ibiceri byiwe biringaniye so umugabo wubatse yego yaba yama anyitaho ariko atama konso zo kugenda kuko yaba afite umugore wiwe nahura n'umugabo wubatse wahura n'umugabo wubatse cyane byusa wowe nuvango umusaza wapi n'umujene wapi umujene nibwo bagitangira kuyakora bafite ubugu bwo kuyatanga nese nk'umukobwa uvuga ngo ntiyakundana n'umujene udafite amafaranga waba yitwaje iki gituma ashyiraho kondisiyo wowe ufite angana ubwo biterwa nayo kora gusa nyine nanone ni wajya ku muntu ubona kuzaburara nyine icyo si ikibazo nakwaje nk'ushyizeho kondisiyo ukavuga ati jewe ntago nahavinga urukundo n'umuntu udafite amafaranga n'umujene udafite amafaranga ukishakisha wewe uba ufite iki ugenda uba ufite angahe nyine nkanjye ndamutse mbivuze niye mpamvu nyine itema abakobwa bamwe nkanjye ndamutse mvuze ngo ntabwo nagira nahavinga urukundo n'umuhungu nyine uri kwishakisha like nkuko nabivuga abari impamvu kuko man erega burya umuntu abakwiye kujya agumenyana n'abantu bari ku rwego rurenze urwego by'abajya hano bamugeza ndi kwishakisha uri kwishakisha twakora n'iki bwo ngubwo ariko mushobora guhuza ibitekerezo mukagera nta mushinga uraho bro nta mushinga uhari nawo man kuba serifu ni kari danger man
mbabarira umva rero nkubwire sibyo twaganiriye ibintu byinshi twaganiriye ibintu bigiye bitandukanye ngiye kukubaza abahanzi babiri muri iki gihugu ukunda mu buryo butandukanye aramutse akubwiye ngo muryamane nta kintu agusabye kandi afite ubwandu uvuga ati uyu muntu aramutse ambwiye ngo dukore sexe kandi afite ubwandu yanabimbwiye kubera ko mukunda gusa nkunda n'ibihangano bye nabikora undi wambwira ngo dukundane nkabyemera cyangwa se kubera yuko mukunda gusa nta cyampaye abo bantu bako ari babiri bansobanurire mu bahanzi mu basitari ba hano mu Rwanda abe muri sinema cyangwa se muri music. Okay. Uwambwira ngo dukundane yabimbwiye ko afite ubwandu nkapfa kubemeranya ukabyemerana ku buryo uvuga ati kabisa nkurikije ukuntu nkunda uyu musitari kandi afite abana n'ubwandu nabyemerete n'ukuntu mukunda ninde Andi bumuntu we shot mana Nyagasani Joyce je uranwi kuma mubwira andi bumuntu ari hose mva mu byukuri ndakwinginze umfashe niba uri kureba kino kiganiro ugira ikintu wibwirira Joyce muri comment andi muntu uramutse ubana n'ubwandu bwa virusi itera sida ukabwira uyu mukobwa Joyce ko mukundana cyangwa se ko mukora sexe kandi nta bwirinzi bubayeho nukuri ngo wagira gute wabyemera cyane ntabwo nazuyaza nabwo wazuyaza cyane nose ntabwo afite ubwoba bwo ko ari bukwanduza nyine bitubwire tubyumve niye mpamvu ituma wabigenza gutyo ndamukunda ku rwego rwo hejuru ku buryo nitaye ngo nizi effect zazamo nyuma ngomba kwishima kanya ngeze mu byako kanya ibindi byose bikazaza nyuma ibintu rero bituma utekereza gutyo kuri andi mu muntu nka bitatu by'ingenzi mana umuhungu w'inzozi zanjye yujuje character z'umuhungu wese nyine hari ibintu dushaka kumenya hari abantu benshi bafite ibyo bujuje tubwire nyine ugendo uvuga udomo uvuga ndi kubera impamvu iyi ni kandi ugaragaza ko abandi batayifite birya andi nta wundi muntu wahuzana andi ntabe n'umwe n'abamwigana bari bose nta n'umwe man he's so cute ni mwiza pe none ngundi iminwa ye ndi mu munandi cyane we kandi man rumva ni aritor kuri ngewe n'ubundi ni muremure ahagaragara ntabwo atagaragara ndi shuwa ariko ndizera ko ahagaragara naho nuko nko bimeze none ahagaragara handi yaba mugufi bigakunda egare ko hano hose ari gasongo nego ariko yeye ntayiriho so okay undi muhanzi umushobora andi mu muntu ubwo ibye twabimenya undi muhanzi w'umunyarwanda abe muri sinema cyangwa se mu muziki ninde muhanzi wakubwira ngo mukundane yaba hari ibyo afite agenderaho cyangwa se ntacyo afite ukabyemera ninde kubera ko umukunda gusa cyangwa se ukundi ibyo akora Kenny Soul yego Kenny Soul bika afite umugore ndabizi ko amufite none se ubu ngubu ikibazo kiri hehe ikibazo kiri ko afite umugore ariko indwara ya Kigali wishe y'abandi bazabafunga ibintu byo kwifuza abagabo b'abandi Kenny Soul yarasezeranye afite umugore arubatse none utangiye kumuzanaho iby'inkunda yasezeranye no si kubera yasezeranye we nta muntu n'umugenewe umugore umwe cyangwa umugabo umwe wapi byibuze reka nkubaze iyo bavuze Trisame wumva iki bivuge vuga mu mazina yabyo turi abanyarwanda okay ni kumwe abantu batatu bahevinga sex wari wayikora oya yego wumva wayikora se cyane yego burya muri ubu buzima no kugerageza ibintu tigeze ukora ngo umenye ibyarivye ariko hari ibintu bari no test nguko usta testinga mugo nabiriya bintu nabo bite ubugiye nyine noneho bigeraho bikabasubira bivuge ngo 5 uzi 5 kandi okay hanyuma rero reka dushimira abantu twabanye mu bihe bigiye bitandukanye kuri Tina TV show umutumirwaho yari Joyce umumodo cyangwa se fashion byahamye ngira ngo utubwire cyangwa se imbuga ukoresha bashaka kugusangaho kugira ngo babe bakwifashisha cyangwa se ube wabamariza ibikorwa byabo ugendeye kuri Tina TV show imbuga zose nkoresha ni Lumola Fashion Agency zose yaba TikTok Instagram
YouTube channel yacu yose byose nuko komeze Facebook byose ni Rumora Fashion Agency byose IG Phoebe iki WhatsApp yawe yitwa ngo iki nayo ni Rumora Fashion Agency nkoresha business WhatsApp business WhatsApp okay hanyuma ndashaka cameraman igira hino ngiye gusoza iki kiganiro ndashaka ko uyu mwana uhera hasi gutya meze kabisa ukamutwereka hanyuma agahindukira akadukorera akantu k'akageste tukiryohera egere inyuma kabisa kunzumingire fresh man none afite amaguru ameze nk'imiseke TV show ibiganiro byacu nakagaruka nizere ko meze neza mwakomeje kubona abatumirwa bagiye batandukanye tugenda tubazanira ejo cyangwa ejo bundi mbararikiyo bita boyfriend n'icyuki cy'abameze neza kuri Tina TV show mukomeze mukore subscribe like sharing ndetse na comment munyandike ariko nanjye mumbwire ko munkunda man niki cyane niba mwagikunze ni muri comment sawa ciao ciao